nuko mu ruturuturu nibambaye nsanga mu misadikori 9 nabuzwe n'umwe mu bakomeye mu mujyi ati cyuma nanditse ubutumwa ngira nti ese waburiye hehe riyambuze mu cyakare nanjye ndi kwisomera ariko disi ntasoma amacupa ubwo nsoma Bibiliya mu bacamanza ababyeyi bakira umuzingo w'ubutumwa batugiye kuzabyara umwana w'umunyembaraga icyuma cyogosha kizamugere ku mutwe kandi ntazanywe vino n'ibindi bisindisha. Ubundi kandi hari isezerano ko abanyayisirayeli batazigira bashaka umunyamahanga. Samusoni yigira iniga Abafilisitiya bamunogoramo amaso baramufunga baramuhitana. Soma kandi n'ubucakara bw'imyaka 7 uvunikira umukobwa aho kugira ngo irangire bamuguhereze bakaguha mukuru utakoreye ukongera ugakora indi 7 kugira ngo bazagoye muri umunawe. Yo ati niba rukunda kuretse ati ngaho rero kankubaza ibibazo 3 nubisubiza neza nawe hitema icyo ushaka. Ati cyuma kwegeza umusomyi mu basomyi ninde wari umusokongezi w'ibwami ku ngoma ya Rwabugira ubwo yahanganye na Rwanyonga nini kiniga amazi cya Sebatenda di wazisokongeraga katsindwe nta n'ikindi kibazo nkubaza iryo cumu ricumi sahanya aho urandeye cyuma kaburi cyago ese ushaka nkugabira iki ningewe di ntugire kindi ungabira nge ngabira Bibiliya ndashaka kwiyegurira Rurema.